Abantu benshi habamo akavuyo reka bahita bacuruza akabari noneho iwanyu mucuruza akabari mu ngo zanyu. ntabwo ducuruza akabari ariko umuntu uturusira mu cyaro nyine wabizi inama batuje aje shaka ntabwo atuje reka oya rwose sinkuzi ntabwo ndi injangwe nawe rwose ntabwo nabyizera ngiye ndi injangwe gute injangwe niko uturutse mu cyaro wowe tugende ibyo byifuzo byawe wumva ushaka uzavugana na Randiro David ukoresha Randiro Randiro nyine noneho batahara batanga amaronji ubona noneho kuri ariko none muri zikaritsiye nyine utuye hese nipa ikaye noneho iyo nyundo se wari uyijyanye he mvuye mu kazi nari nashye Ruzi utuye hepfo aha pasika kuki usigaye nawe ugira amanyanga umugabo umuntu imyaka 15 tangiye kunyuba ukandaguha nyoko ariko akumira ukaba ukagira imana kimunzegereza kumugizana Cabiragna, you wanna chill tumatishima comedy zawazidi sasa film zawazidi sigire inyigisho cabiragna 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 ndashaka inzu yo kodesha ngo iki ndashaka inzu yo kodesha none se urabona ndi umukomisiyoneri nibikwiye ko umukomisiyoneri mubayengiye bitewe nuko duhuriye hano nyine uwo muwe muhuriyeho aho mutari kushyiramo mwana muhita mubona ari umukomisiyoneri bangiye numvaga ibyo mu mujyi nyine n'ibyo mu cyaro wese muri wa muhose garuka hino ariko nubundi ntabwo wibeshye nubundi ni umukomisiyoneri ibyo ko nyine umuntu aba agomba no kuguhabya mu gakeya Kigali urabizi ni insirimu inzu ya bitatu yego muziga ko ariko se musoro ugiye bamuzima ko bitatu rega niyo mfite wowe uwanyu ni hehe rero mu Ruhengeri ko uje i Kigali gushaka inzu y'ibihumbi 3 wahiye subiri wanyu ubwo bari kunyemera ngo ufite amafaranga ubwo amafaranga uyafite he ese ubwo bitatu ni make bitatu inzu hano wabasha kubona cyakora nakubonera ibihumbi 15 ugahituma 5 bya komisiyo 20 nzi ko nshakira bitatu nkagwa komisiyo ya desa turi igicucu nta bwenge ugira mu mutwe binesha umwanya niyo ukundangira kukurangira inzu ngenderwa nzenguruka imisozi hose ni ariko zikugira ngo menye inzu ahiri kuntu bimfata igihe imagana 2 imbere rero kukomeza no kunesha igihe igicucu nzi ko ari nk'iwacu mu Ruhengeri oya genda giwanyu mu Ruhengeri niba ufite amafaranga 15 umbwire nje kukurangira inzu urame 5,000 tugende nkwereka inzu mfite inzu irimwe umuriro turi kumva amazi ari mu gipangu uri kumva nta kibazo ugomba kugira mu icyo gipangu igipangu kiza kigisirimo ku buryo n'umuntu naza kugusura azasanga ari original kigenda kumera n'icyo ariko kirakirusha ubwiza uri tayari tugende ufite amafaranga ibihumbi 3 ni make banzuri igicucu nta bwenge ugira tugenda nawe uresha igihe garuka tuvugane vugana iki nawe umva nkubwire banza unyumve wakinazi bijya bibwira bitanu none ndabwo tugende usinyweni ako ubundi ufite amafaranga amafaranga ndayafite agurishije ingurube nye mu cyaro wagurishije ingurube nye cabiragna cabiragna iwowe lucene abakuru ndetse n'abana ya okay tugende nizere ko aho hantu hatuje nta rusaku nta kinakavuyo ngo nta rusaku nose urabona hari mu isoko nkujyanye cyangwa urabona ari mu rusengero haba hameze nk'ari mu kabari abantu benshi habamo akavuyo reka bahita bacuruza akabari noneho iwanyu mucuruza akabari mu ngo zanyu ntabwo ducuruza akabari ariko umuntu uturusira mu cyaro nyine wabizi inama batuje aje shaka ntabwo hatuje nyine reka da ati ubundi wambwiye ko witwa Elize dore we wa mugabo we nushaka witwe Kimasi byo nakazi kawe dore inzu dore iriya nzu ndi kukwereka amazu rero ari mu gikari yayo niho iyo nzu iri tugende nje kukwereka iyo nzu tugende ibyo byifuzo byawe wumva ushaka uzavugana na Randiro David ukoresha Randiro Randiro nyine noneho batahara batanga amaronji ubona
ko noneho ngeze nakira ubu mvuye mu cyaro najyaga ibijumba ngiye kujya njya umuceri njya n'amaronji ninde se ukubwiye amaronji n'ubuze ngo ni kwa randironji nakubwiraga nyirinzu tugende rero muzabivugana ibyifuzo byawe bigukorera amaronji ariko yarahari uzajya ujya kuyagura mu isoko shaka winesha mire Pascal Yego Cabira. amakuru Ni meza. aha senari Yego gukora hepfo nyine nari nasheguye. yego kuri Ariko nari muri zikaritsiye nyine. utuye hese Ipa. ikaye noneho iyo nyundo se wari uyijyanye he Mvuye mu kazi nari nashye. ese utuye hepfo ahari ko Pasika kuki usigaye nawe ugira amanyanga Itiro night yararuguru. Dukode turanaze kode. dore we musore dore nawe tumanukanye ahangaha Uyu se? Bite byese wera. zanzu zo kwa Filimoni Hara hepfo. ngiye ngo niho ngo agiye gukodesha inzu nyene niho ngiye kumwereka Gusa yafite untaga ajya gukoza isoni barafite sazabamburara. Ubwo rero bajya baramwirukanye. ariko rata ariko Kubera Pasika bino bikapu. Cabira unago bireba. ariko ratuzi ko ari byo Waba bamwiruka. Arabeshya yabaga i Kigali. Ingurube nyose urugo rwose karusahura bamwemerera. ngo yari afite umugore dore nguyu ahagaze mwibarize Umuntu udafite ubwanwa yagira ingurube nyine n'umugore. rata Wowe ntabwo ureba. ariko rata Aho uyu nanjye muntu wa mugabo wereka Nose njye ko ndufite nubwo ni dukeya ariko ariko Pasika bora reka nkubwire gucabira. wowe rero burya ufite ubusesenguzi uyu mugabo yambwiye ngo afite ngo Nta by'ingurube nyine ntacyo yagurishije ahubwo yakoraga mu rugo baramwirukanye arya guteka imitwe umucumbikire. oya ntabwo nshobora reka tugende mwere Wenda mugezeyo vugane na boss n'ubundi ariyo. I Kigali bazi bateka n'imitwe. ariko uzi ko nshobora kuba nzagwa mu ruzi ngwita ikiziba akaba ari umushura njyanye kwa Filimoni Bakazaguhinduka. muramenye ntabwo ndi umujura ariko se wa mugabo tugende Pasika reka tugende nzaba nkubwira ibyo None mugereyo uzabubwira. Mugereyo. gerayo nari umbwiye uri seriye nitsangu mbe kijya n'akazi kawe ni wowe bakene abakuru ndetse n'abaraya dore ni ahangaha reka baze badukingurire se kuba badakingura mwukagira imana mwiza ako se kuba badakingura ako se rizeye nyaboneka rizeye iwanyu ntabwo mujya mumera ubwanwa imyaka 15 se mfite uragira ngo mere ubwanwa ndi umugabo 15 umurage imyaka 15 tangiye kunyubahuka ndaguha nyoko kino nzengeza ku rugi rwanjye ubu iki gusereka mubaze wa mugabo ubu biteze ngo mumbwire ntari mumbwire numve ako se uyu muntu ndi kugenda hano ni muzima Kugira ngo nsobanure ngiye ikibazo ntaki ndumva Ariko muza nawe munkumangira nikagizana amahane. muza munkumangira uruki kuko bangana n'ikibazo nakubakishije yanjye we mumbwire ntari mukumanze numva ibibazo byawe ariko banza byarakuvunnye ariko rwose mari jaramvuye reka nkubwire wa mugabo Filimo uri kumva neza aka kanya njye nawe turaziranye uri kumva ahubwo ikintu cyari kituzanye hano nukwiba nta kindi se uyu mugabo koko ufite ikihe kibazo baranzengereje nawe urabizi barakuzengereje Nta gusa mpamvu. nanjye ndimo njye ntabwo nari nzanywe no kwiba ikintu cyari kituzanye hano dore ni iki Twari tuzanywe nukwiba nta kindi urayobeye ko ndi umukomisiyoneri ntabwo ngeze ku rwego rwo kugira ngo nyitiranye n'abajura nta soni gute wanyubaho ufite iki gipangu ngewe ukeka ko nayo ntacyo mfite cyenda kumera neza muzamo ariko si ibindi bituma ngeze mubeshye reka reka baranyibye nawe urabizi kazibirane wakina Ntabwo- kandi nagikubita raketa Nagikubita. ziba katizimana mana yanjye ibi ni ibiki Nanyiba. Yesu kuri filimo ngiye gusezera ubukomisiyoneri oya
ngo kwanza uyu muntu uba muzima kwanza mubanze mumubwire. reka nkubwire filime ikintu cyanzanye hano uri kumva Ni ukwiba nta kindi. se watuje wa mugabo we nawe ko numva bawurije ibiciro hano ufite modi ya mazina twaje kuyibwire filime n'ikindi gihe utasajye umfata ugashaka kunsuzugura banza utekereze ko abantu uri kumva neza Ufa kukimbira ariko ndabizi ni ukwiba. Ntacyo naguteza nyaguteza wanjye rugahirimo. kashime mu manganya kumva mu mazi Ngo vumvura ibyo uvuga n'ubu. ako si wa mugabo usigaye warikanze iki Rikanze izana nje baranyibye nawe urabizi ubu ngubu ndi kubaka ibipanga ruko nagakwiye kuba mbyubaka. reka nkubwire aho wakubatse igipangu kugira ngo inzu yawe igire umutekano isene nako by'umutekano bire Urabizi nkodesha abapangayi bakagenda banyibye inzugi zanjye basize bazikuye. Niyo mpamvu nta mu. reka nkubwire filime turi kumvikana neza njye ndishoboye ntabwo niba kunyumva neza uyu n'umupangayi nari Ikibazo nzanira abajura. rwose reka nkubwire uri kumva uyu mupangayi ari gushaka inzu y'amafaranga 10,000 ufitemo shamburete kandi urabizi neza urayifite pe babarira umuhe shamburete aze abo umupangayi wawe ni ubabona uyu afite ubwenge bwo kwiba ubona atari igicucu ari ubwenge afite 10,000 barabifite. arabifite rwose yambwiye ko abifite Urabifite sha. arabifite rwose tugenda uyimwereke ko mbona uza witetesha. sha amafaranga arayafite Mbona uza witetesha nibwo uje i Kigali. shaje kurankuruse boss Kuba ubwo ntabwo nagukubita. Nakongera ngukubita. Ndagukubise. reka nkubwire naramukanye umwaka Garakera cyari umujangwe. oya rwose simuzi ntabwo ndi injangwe nawe witwa Ntago nabyizera ngiye. ndi injangwe gute Uyu cyari umujangwe niko uturutse mu cyaro wowe. ese boss iyi nzu ugiye kumarimo n'amateka Aho unyumvira ra. Urisonze ni wowe umupanga uzanye mbazana amatera ka. Filime mbabarira kugeza aka kanya ikibazo cyo kunyara ku buriri Manga ya mu. Bini bikimwoka gira imana. Ngo muri umugabo. utubazo nk'utwo ngutwo ni Oya, ntago natangarira umuntu unyara ku buriri. Imyaka ingahe? 35 Ishano ryuriye imbe. Imyaka 25 ukaba. ese shano ryurinde aka kanya Kimwo ako se wa mugabo apanga filime barananiye. filime ese Anyara ku buriri. Ndamuhamatira. Reka by'uburiri. Ye naje kurera abana i Kigali. reka iby'uburiri tubireke ufite umugore mwiza boss Subiza umupanga yo wawe mukatana inzira y'umukuye. Mbabone. baramubwire wa kicu nkubonye mu bukungu uri kunyita umva nkubwire n'ibizo y'umuvuzi n'ibingibi Shiramo ubugogi garukana. None sinaba mfite umugore wagira ngo bigenze bite. kugira ngo uzajye nyegereza ibyombo kubera ntabyanze we Muri make umugore wanjye nibuze kugira umukozi. kanantekera n'ibiryo byiza mu cyaro abagore bo mu cyaro batekaga ibijumba Umva mani igihe ntabwo nabishobora kwera. Genda ushakira umukozi umuzanire ni wowe umuzanye nta bintu nabishobora. Anyara ku buriri ashaka umugore wanjye. neza boss komisiyoneri yanzanye hano gengira ngo mutaka Arakubwira ngo uzasanga n'umugore. mukajya muntekera n'iki byose twabivuganye Bakaguha n'iki? n'inzu irimo dushe na tuwarete Uzajye kuri toilette y'iwanyu tuze mu cyaro. tuwarete zunza hano nikore ntuza njyemo Ase ubundi muri ibyo byose uri kuvuga ufite angahe? Nawe 10,000. Unati ako se 10,000. filime reka nkubaze ubwo amafaranga afite uramuha umugore wajya amutekera namwogereza ibyobo Agusisa akasakuye. mvuze ari ukumusangira Nukugira ute? mvuze kugira kumfasha akankurira akasu Gufasha ngiye nk'umugore wanjye se namuzanye namushaka. wumvishe ko navuze bakamukorera bakagukorera kashurupurize Yego ko kashuru kuri. Kuvuga kasi. reka nkubwire filime reka nkubwire njye reka ibi bintu byanyu muraza kubisigaramo njye nari mfitanye gahunda Ndamutiha nagumya kumbwira ibintu byo kuvuga uyanjye nta umugore kiva mu mubwire musore amafaranga yanjye ngiye komisiyo nabanza yame nigendere bine muraza kuza kubisigaramo ubu ngubu uraje ujye umbwira ngo utaragutenga amafaranga yabuze. ese ubwo warenze uyu mu isaha byaba ari ikibazo boss Yewe ureka nkubwire. Ndabona ugifite ubujangwere. Mu byanjye nta muntu ubikiniramo. ese baba bandike amenye cyangwa Ndabona ugifite ubujangwere. ufite icumu filime mbese ugiye uri kumunigo ariko filime nawe ugira amahane Namukuramo ibyanjye urabizi. ikintu twagira kwiremare uri bwoko Hano bapanga nzanira gukodesha. nibyo wanzanyemo boss nibyo wanzanyemo Haki. filime reka nkubwire uri kumva uyu mugabo mureke inzarira azabanze amenyere Kigali wenda nibwo azagira ubwenge kose ubu Ni nko kumugwaza. nashaka nushaka zamara iminsi 3 mwirukane ibyo nago bindeba ayanjye ngomba kubabara gira vuba
filime ubundi twinjire ubundi babanza mu mafaranga yanjye ajya kureba hari iyi ni ubundi nashakaga ni nk'iyi nashakaga gira nimero yawe mfite ngo komiseri 10,000 unyongeraho 5 nongereho 5 wamuga batangiye kugira ubwenge banza kayafite da arayafite atangiye kugira ubwenge katurebesha amafaranga yaje gusha uzi umuntu w'umugabo rero filimo umva rero genda umwereke iyo nzu nakubwiraga reka njye mbe ngiye ubwo arakoze cyane ariko njye nazamukosora dupfuye ubusa ntacyo reka mwereke rero boss ni Kigali no kubatego toka boss mimi nikatumba katika hali boss ni bichi kwanza Pregnant? Kiga owe tutsubira mu rugo rwanje Gatowe nangize Kigali